Hello guys, welcome to Silimuka Tech. Uyu munsi rero tugiye gusubiza ikibazo wacu watubajije hano kuri Silimuka Tech, atubwira ati uzatwereke uburyo wakora beat nk'umuntu w'umuhanzi ugakora indirimbo cyangwa zino beat wumva abantu dukora tech tutorial nk'aka ka background kaba kari hano inyuma. Uyu munsi rero nakuzaniye application ebyiri, iyo bita ChatGPT niyo bita Suno AI. Izi application mu gukorana kwazo zadukoreye ibintu byiza kandi ziduhereza beat zidafite copyright. Rero nyongere mbakira hano kuri Silimuka Tech, niba ari ubwa mbere niba ari ubushyashya ugeze hano kuri Silimuka Tech, kwibutsa kwiyandikisha mu muryango wacu ugakora subscribe ndetse ugakanda na like mbere yuko dutangira ino video. Rero nkwibutsa ukande like ukande subscribe kandi ukurikire step by step uburyo tugiye kubisobanura ku buryo ino video iri busoze umaze gusobanukirwa neza uburyo wakikorera beat ukoresheje zino application ebyiri naguhaye, kandi beat yawe yizewe idafite copyright utagize undi muntu tuyihuza. Rero ndagusabye kora like ino video bayirekomandinge, reka nkwereke uburyo murabizi rero kuri Silimuka Tech ntabwo tujya dutinda, reka mbereke uburyo bino bintu bikorwa step by step hano kuri Silimuka Tech, haba abashya ndetse n'abasanzwe mwese ikaze. Aha rero ikintu uri bukore cyangwa ikintu bari aba producer na bari abantu bose bakora ama beat cyangwa indirimbo baheraho, baza hano muri ChatGPT. Aha ChatGPT murayizi, noneho ukandikira ChatGPT ati nkorera beat wakoresha ukora documentary. Aha ukayihereza, aha ugategereza gatoya ChatGPT ikabyanariza, noneho bakagusubiza. Hano urabona ngo reka nguhe igitekerezo cya beat, injyana cyangwa umuziki wa background wakoresha mu gukora documentary bitewe n'ubutumwa wifuza. Aha ibintu by'ingenzi harimo mood, tempo, ikaguha style cyangwa icyo dukunze kwita injyana. Aha noneho amoko atandukanye ya beats wakoresha urabona hano bayaguhaye, cinematic, documentary. Aha noneho twebwe reka tukande hano kuri kabiri kubera ko twayisabye documentary. Aha tegereze biroding. Aha wavuze kabiri, cyeka ko ushaka option ya kabiri documentary background. Hano bakubwiye iyi beat ifite amajwi ambient, aha amatembabuzi. Noneho hano ikindi kintu ugiye gukora, ugiye kubwira ChatGPT ati translate in English. Aha oya itranslating bino bintu byacu muri English. Aha hano natubwiye ngo said to assume you are choosing the second option from documentary beat. Aha type I listen which is documentary background. Urabona background yacu bayiduhaye ino beat ya documentary background. Aha ikintu rero uri bukore uri buze hano hepfo ukore copy y'ino link. Aha numara gukora copy urakopa ibintu byose muri telefone yawe, noneho uze ujye hano usacinge. Aha reka tubanze tuyishake neza. Ikintu uri bukore uraza hano muri Google Play Store yawe, aha utegereze Google Play Store yacu ifunguke. Aha noneho wowe uri buze hano mu ishakiro, aha uza hano mu ishakiro ukande usacinga iyo bita Suno AI. Aha nkuko twabibite kuri thumbnail. Aha sorry gato, Suno AI. Aha Suno AI murabona ko bayaye. Aha Suno AI noneho twebwe turi bukore iyi ngiyi niyo Suno AI turi bukoreshe. Aha nizere ko mwayibonye neza. Aha iyi Suno AI rero twebwe twarayidownloadinze kubera harimo ibintu byo kuya-updatinga. Reka twebwe tubyihorere kugira ngo video yacu itaza kuba nini, ahubwo turaza dufungure Suno AI yacu.
Suno AI yacu ifunguke. Mbibutsa ko hano muri Suno AI iyi beat tugiye gukora cyangwa yaba ari background beat nk'ingi muri kumva nakoresheje muri iki kiganiro, yaba ari beat yo gukora indirimbo, mbibutsa ko nta copyright biba bifite. Ibi byose nta copyright biba bifite. Bibona rero Suno AI yacu yafungutse, noneho wowe uraza ukande ahangaha numara kudownloadinga Suno AI yawe. Uri buze ukande aha hepfo hari akamenyetso ko guteranya, akantu ka music uhakande. Noneho wowe ugiye kwita kuri aka kantu kubera twebwe ari ubuntu dukoresha, uri bwite aka kantu na hano wongere wite ahangaha ho ntabwo biri necessary kuhitaho. Noneho uraza hano kuri fungure, noneho uze hano. Nuza hano rero ikintu uri bukore, uri bukirike hano ibintu wakopiye byawe uze ubipestingemo. Dukore paste, tubipestingemo. Tegereze byemo. Murabona ko byagezemo. Ikindi kintu rero hano uraza ukande hano handitse V3, uhitemo hano ha free beta song structure maximum 4 minutes 3.5. aba ariho uhitamo, ubundi ukande create. Ukande create. Noneho tegereza neza rero hano hantu hacu urabona ko urwo documentary yacu yamaze kurodinga. Urabibona ahangaha documentary yacu kabisa, documentary background cyangwa wowe uri umuhanzi ushobora gukoreramo beat, urabona ko byamaze kurodinga. Noneho rero tugiye kuyicuranga wumve. Mbibutsa ko iyi background cyangwa beat nta copyright bifite. Suno AI ni ubuntu kandi buri wese imuha beat itandukanye niyo yahaye mugenzi we. Noneho reka tuyikine wumve. Ndizera ko kabisa wamaze kumva. Reka mbumvishe ni iya kabiri nayo yakoze. Mbumvishe ino ya kabiri. Nizera ko kabisa mwamaze kumva. Hano murabona neza, murabona izi ni beat nyinshi nagiye nkora bitewe n'iki ndi gukora test kugira ngo nzabanze mbahereze video nziza. Rero niba warebye ino video kuva itangira kugeza igeze ku musozo, ukabona ino content naguhaye no munsi hari ikintu yaba yagufashije, nyabuna ndagusabye ukande like, ukande subscribe. Mbibutsa ko iyo ukanze like kuri video y'umuntu mu gihe hari ikintu kizima wakuyemo, bifasha YouTube kuyirecommanding ikaba yayerekana abandi baba bayikeneye. Rero ni